aha ngo ntiyaguha miliyoni, ngo ntiyaguha ikibanza ukuvuga ibyaha, ahubwo bamubwiye matiku ko azatandukana n'umugore niba blessinga. Ibyo bintu bimaze bigihe, ariko biracuritse uyu munsi wa none, biracuramye. Ntabwo itorero tugikeneye abantu bo kutuyobya, dukeneye abantu bahagarara mu cyuho tugasana inkike z'umurimo w'Imana n'ubuzima busanzwe bukagira gute bugakomeza. Aje ku muntu avuga ko yizeraye, avuga ko ari umukristo, yakora ikosa rebwa n'amategeko, akaba adashaka gutanga ibisabwa, gukora ibisabwa ngo ahabwe icyo gihana gikore cy'ikosa yakoze, kandi azi ko ari umukristo. Ibintu byababaje abategetsi, bibaza abapoliticiens ku rwego bagiye bacisha umurongo kuba Kristo cyangwa bavuga ko bizeye. Ufatiwe mu ikosa, umuntu nk'umunyantege nke, birumvikana nabo babyo, ariko kugira ngo uvuge uti ndaburana gutya, ibintu ndabikora gutya, ndemera uko uhanwe, wemere kugira ngo societe ye kukugenderaho kandi uri umuyobozi wabo, cyangwa uvuga ko ari wowe uri kumwe n'Imana, ugatangira gufarisifiya, ugatangira guca mu zindi nzira, ugakora ibintu bikomeye ku buryo ukuri imbere ushinzwe ibyo by'amategeko nawe wendaga gukizwa ahita avuga ati niba ari ugukizwa ari ukubigenda. Umuntu adashobora kwemera guca bugufi ngo ahanwe cyangwa akore igihano yakatiwe kubera ikosa yakoze, ahubwo agakora ibyo nanjye nkora cyangwa n'abarunaka bakora biteye. Ubundi amategeko y'isi tugomba kuyumvira, yaguhana bitewe n'icyo ugonganye nacyo ukagikora. Yakugonga wenda harimo ibyo utumva neza cyangwa biremereye cyangwa ubona nk'akarengane, niba ari ibikorwa bitanze inyungu rusange, ukemera ukabikora kugira ngo ube impumuro nziza. Vamo ibintu bidafite icyo bimaze bireke. Ndabigisha uyu munsi nonaha, kuko hari n'igihe umurengwe w'ubutumwa bwiza uzageraho ngo ukabakoraho. Mwagiye mutwumva cyane muduca amazi ngo nituvuge ngo ibintu mushaka, mugenda muzana ibibazo, uko gustaragoringa kose suko tudafite abamiliyarderi dusengana tubana, ariko ngo kuvuga ibyaha ngo ntiyaguha miliyoni, ngo ntiyaguha ikibanza, ukuvuga ibyaha, ahubwo bamubwiye matiku ko azatandukana n'umugore niba blessinga. Ibyo bintu bimaze bigihe, ariko biracuritse uyu munsi wa none, biracuramye. Ntabwo itorero tugikeneye abantu bo kutuyobya, dukeneye abantu bahagarara mu cyuho tugasana inkike z'umurimo w'Imana n'ubuzima busanzwe bukagira gute bugakomeza. Shimira itorero rya ADPR cyane, kuko ibyo bintu bibiriho ku rwego rukomeye. Ibikorwa, iterambere, kumenya icyo umuntu agomba gukora, amabodi agomba gukurikirana ibyo bintu, ufite ubushobozi agahabwa support yo kubikora, umuntu wese agahaguruka agakora ibyo bintu. Itorero ryamaze kubyubaka, ubu ngubu birimo birakorwa. Ibya kera byo kuvuga ngo ugiye gusaba umuntu inkunga agize ishyari yanza kuguha icyangombwa, ibyo byararangiye. Ubu ngubu tugeze mu gihe cyiza, itorero naryo riri maso, abagomba gusenga nabo basenge, dukore tujyane n'igihe, tuba Kristo bashyitse bakuze batabuzeho na gato. Kuko twasomye ijambo rivuga ngo umukristo yakiri umwana ngo ntaba atandukane n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Uzabaho nk'imbata kandi ufite umugisha. Imana yaraguteguriye iki? Umugisha. Haguruka ukanguke, usenga, ukiranuka, ukorera Imana neza. Imana ijye gutabara mu by'ukuri byose. Amenya kubana n'abantu, kura, umenye umuntu muzima, umenye umukristo muzima, umenye umunyamasengesho muzima, umenye umuhanuzi muzima, umenye itorero rizima, umenye uko ugomba kubaho, umenye uko ugomba kwitwara. Uraho gusa gutyo ngo mu ijuru ntago bikunda. Aho utuye hari isibo, hari umudugudu, hari akagari, nta nimero ya telefone y'umunyesibo ugira, nta ya telefone y'uw'akagari ugira, nta ya telefone y'umudugudu ugira, n'izina rye nturizi. Uraho gusa urareba hejuru, uri umuntu wo guteza ibibazo. Ibyo bintu byose ugomba kubihindura ko umukristo ukuze, kandi wakwitaba ugasobanura ibintu neza nk'umukristo. Waba wakoze ikosa ugaca bugufi imbere y'abandi bantu bose, utagiye kwihishahisha, kuko iyo wihishahishe bariya bahita babibona bikagarukira twebwe twese. Nimutumva aya magambo muzabona ishyano. Nimutizera ukuri kw'ijambo ry'Imana kubakiye ku butumwa bwiza bw'ukuri, muzabona ishyano. Kuko Yesu yaravuze ngo hari abantu bagiye mu muryango babuza kwinjira. Iyo umuntu akuze mu gakiza, haba umukristo ushyitse, uzi kubana n'abantu, uzi kwitwara ku butegetsi, uzi kwitwara ku mategeko, uzi ibyo agomba gukora, uzi gusobanura, uzi kwemera gukora igihano yahawe, uzi guhindura ibintu, ariko atagaragaye mu manyanga yariyo yose. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reramo cyo bita gukura, croissance spirituelle, ugakura mu buryo bw'umwuka. Iyo rero bakukura, kandi umaze gukura nibwo utangira gukora ibisobanutse
gutanga umusaruro wari ukenewemo. Aka gakiza rero nabwo umukristo aravuka, bikamusaba ko akura, hanyuma yamara gukura agakomera, yamara gukomera akabona gukora iby'ubutwari cyangwa gusohoza umugambi w'Imana mu gakiza. Iyo rero umuntu agize imbogamizi mu kuvuka, akagira imbogamizi mu korerwa mu gukura, ntagashobora gutanga umusaruro, ntibijya bibaho. Niba rero ijambo ritugereranya n'abana, ko natwe twari nk'abana ariko Kristo akaza akaduha ubuzima budushyira ku kigero cyo gutanga umusaruro mwiza, ni ngombwa ko natwe dukurikirana icyo bishatse kuvuga. Niyo mpamvu uyu munsi Umwuka Wera ashaka ko ukura, kandi n'utanavuka nawe akavuka, hanyuma wamara gukura ugasohoza umurimo w'Imana. Kuvuka mu gakiza, umuntu abyarwa n'ijambo ry'Imana. Pawulo yavuze ko iyo umuntu yumvise ijambo araryizera, yamara kuryizera rikamuhindura kuba umwana w'Imana. Muri iki gihe birakomeye cyane kugira ngo ubone umukristo ukomeye muri iyi nyigisho yitwa doctrine, ishingiro ry'ibyo twizera, ntago byoroshye. Ariko kandi tugira n'ikindi bita discipline, imyitwarire y'uwo muntu wizera uko igomba kuba imeze. Bamwe rero bahengamira muri discipline, bagahugira mu myitwarire gusa, ariko ugasanga n'urufatiro rw'ibyizerwa narwo ntarwo bafite. Byaba byiza rero umuntu aramutse agize imizi muri doctrine, akamenya ibyo yizera uburyo biteye, hanyuma yarangiza ibyo yizera akaba aribyo bimuha umurongo w'uko agomba kwitwara, kwifata. Mbere yo kurwana n'imyenda umuntu yambara, n'uburyo umuntu asokoza, n'aho umuntu agomba kwicara, n'aho agomba kuba ari, na geste agomba gukora, umuntu akabanza akarwana n'urufatiro rw'icyo yizera, kuko urwo rufatiro rwitwa doctrine ruguha icyerekezo cy'imyitwarire, aricyo bita discipline. Ni byiza ko umukristo avuka mu gakiza ariko akanakura, agakomera, agatanga umusaruro. Twabyawe rero n'imbuto itabora, tubiheshejwe n'ijambo rizima rya Kristo. Dutera intambwe eshatu kugira ngo tugere mu buzima, ariko nabwo bukeneye gukura. Intambwe ya mbere ni intambwe yo kumva ijambo ry'Imana. Intambwe ya kabiri ni intambwe yo kurimenya, kandi intambwe ya gatatu ni intambwe yo kuryemera. Ariko izo ntambwe zose umuntu uwo ari we wese yabikora akabigeraho. Ikigoye aricyo cya nyuma gitanga kuba umwana w'Imana ugahita usohoka ukaba uravutse, ni ukwizera iryo jambo. Uraryumva, ukarimenya, ukaryemera, ukaryizera, bikaguhesha kuba umwana w'Imana. Iyo rero uvutse neza, ubyawe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ugakura neza, bituma rwose uhorana ibyiringiro. Ndashaka kubibutsa ko nta handi hantu umuntu ashobora kunyura ngo abe umwana w'Imana usibye mu kwizera ijambo ry'Imana gusa. Ibyo mvuze ni ibintu bisa n'ibyoroshye mu kuvuga, ariko feasibility yabyo irakomeye cyane. Kubyarwa n'ijambo ry'Imana bingana no kumva ukuri kw'Imana, ukakumva, wamara kukumva kukinjira mu bugingo bwawe, mu mitekerereze yawe, mu marangamutima yawe n'amahitamo yawe, ukumva ari kwinjiyemo, ariko riba ringana n'ukuri. Niko Yesu yavuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Iyo umaze kwizera ukuri kw'ijambo ry'Imana, iyo umaze kuryumva ukaryemera, ukarikunda, ukaryizera, ugira ikimenyetso kimwe cyitwa gushyira mu bikorwa ibyo rikubwiye, ibyo ijambo ry'Imana rikubwiye. Icyo kigaragaza ko waryizeye. Mu yandi magambo,
uhita wemera kujya mu ngaruka z'icyo ijambo ry'Imana riteganya cyangwa risaba. Icyo gihe bihita bigaragara ko wabyawe n'ijambo ry'Imana, nicyo bita kuvuka ubwa kabiri. Ubu byawe n'umwuka. Kandi Yesu yabwiye Nikodemo, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3, ubwo yamubwira ngo ni ngombwa ko muvuka ubwa kabiri. Aramubaza ati, umuntu w'umusaza nkanjye nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka ubwa kabiri? Yesu aramubwira ngo ikibyawe n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko ngubwe kuko kuvuka ubwa kabiri. Iyo umuntu amaze kumva ijambo rya Kristo ringana n'ukuri kw'Imana n'umucyo, akaryumva, akaryemera, akarimenya, akaryizera, atangira gushyira mu bikorwa iby'ukuri kw'Imana gusaba. Ibyo nibyo bigaragaza ko umuntu yizera ijambo ry'Imana, nibyo bigaragaza ko umuntu yabaye umukristo, nuko akora iby'Imana ishaka. Niki gituma umuntu ashobora gushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka? Ni Imana ubwayo iza kumufasha mu buryo bwa Mwuka Wera, kugira ngo kwa kuri wizeye kukakubyara, ukomeze kugendera ku mabwiriza yako, Imana ihitiza gutura muri wowe, ukajya wumva Umwuka Wera akuyobora, agufasha, akuburira, aguhishurira, akubwira icyo ukwiriye gukora kugira ngo ugume muri bwa buzima neza. Ndi ku nsanganyamatsiko yo kuvuga ngo gukura mu buryo bw'umwuka ukaba ukomeye ku buryo nta muyaga wapfa kugutwara. Kuko benshi mu bo mubona turi kumwe bari mu isuri yarabatwaye. Utayifite mu musatsi ayifite ku myenda isuri, utayifite ku myenda ayifite ku birenge. Hari n'abari mu muserege barimo batemba kubera ko umuyaga wasanze badakomeye. Ariko mpereye hasi ahantu havuga ngo ijambo rya Kristo wizeye ringana n'ukuri kw'Imana, bikaba ari Imana ubwayo yaje kugira ngo ikwemeze kuri umunyabyaha, ugaca bugufi, ukihana, ukirukana umwijima, ukizera iryo jambo, kuko niryo ryonyine ryari rifite ubushobozi bwo kukwinjiramo cyangwa ribufite ku batarinjira. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 4:12 yabivuze neza, yaravuze ngo ijambo ry'Imana rifite n'inkota icyaya mu byombi. Yavuze ko rifite ubushobozi bwo kwinjira mu muntu imbere, rigatandukanya umwuka n'ubugingo ndetse n'umusokoro, rikagenzura ibyo umuntu yibwira, akagambirira byose ibitari ukuri ko byose mu muntu. Iyo kuri kw'Imana ijambo ry'Imana ryinjiyemo, riramurika, byose bikagaragara nk'ibiforode byari bikurimo, ugahita uvuga uti mu izina rya Yesu, Imana imbabarire, ibi byose numvise n'ukuri, numvise kumuritse ibitari ukuri biri muri jewe, ukihana, ukaba ubyawe n'ukuri, ukaba ubaye umwana w'Imana, ubyawe n'Imana mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Hanyuma Mwuka Wera agahita aza gutura muri wowe, mukagumana, kuko ubwo buzima ubuvutsemo ntabwo ari ubusanzwe, si kamere yawe isanzwe, uba ubaye undi muntu. Niyo mpamvu Imana iza kubana nawe kugira ngo ijye igufasha mu buryo buri sumiritane. Uburyo buri sumiritane ni uburyo bwera icyarimwe, nk'uko amatwi yumva ndi kuvuga, ndeba, ugenda, byose bibera icyarimwe. Sumiritanema ni nako umuntu wamaze kubyarwa ubwa kabiri, abyawe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, Mwuka Wera aza muri we kugira ngo ajye amuha gukora iby'Imana ishaka mu buryo bwikora, mu buryo bukoranye n'amasegonda make mato cyane bya buri kanya. Hanyuma ibyo Pawulo abibwira Abaroma mu gice cya 8 yarababwiye ngo abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, kuko iyo umaze kuvuka ukagumana na Mwuka Wera akomeza kugushyira ku kigero Imana igeze gute ishaka. Ibyo bigaragaza ko umuntu wese uyoborwa n'umwuka Wera aba ari umwana w'Imana, kuko iyo akoze icyaha cyangwa ikibi, iyo yanduye, Mwuka Wera arabinotifiya hakiri kare, abikubwira mbere, wamunanira akagaruka nyuma, ariko nta kuvaho. Ikosa ushobora gukora sikosa, icyaha gikomeye ushobora gukora nicyo kwanga kumvira Umwuka Wera, kubera ko umuntu wese utazumvira Mwuka Wera yarabyawe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana azarimbuka. Niko Yesu yavuze. Matayo igice cya 7:21 Yesu yaravuze ngo abavuga ngo mwami mwami si bo bazabona ubwami bw'Imana, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Aravuga ngo benshi bazavuga ngo twakoraga mu izina ryawe, twavugaga ubutumwa, twahanuraga, twarimbaga mu izina ryawe. Aravuga ngo nibwo nzaberura ko ntigeze kubamenya, kuko uwo mwagumanye ugomba kubafasha gukomeza kuba muri ubwo buzima mwavutsemo ni Imana, ari we Mwuka Wera. Ntimwamwumviye. Azatanga raporo ya nyuma igaragaza ko umuntu atabashije kumwemerera ngo amwemeze ko ari umunyabyaha, hanyuma akomeze kuba umwizerwa.
niyo mpamvu iyi kavukire yacu yo mu gakiza igomba gucungirwa umutekano. Mbere y'ibindi bintu byose ugomba gusuzuma niba ucyumva ukuri kandi ukakwemera, ukagukunda, ukanakwizera, hanyuma bikagaragazwa nuko wemera gukora icyo umwuka wera ageze gute ashaka. Reka ninjire, ubwo iyo esikariye ndayikandagiraho nzamuka, mbabwire ko iyo tuvuze ngo umuntu ameze atyo ari hano mu isi, aba abaye ikibazo, kuko ni umuntu ubayeho kabiri, ari mu mubiri akaba no mu mwuka. Ari mu buryo bwa kamere, ariko kamere ye yabyawe na kamere y'Imana, kandi arategerezwa kumvira ibyo Imana ishaka ari mu isi. Haba ikibazo gikomeye cyane, kuko utangira kurwanwa n'isi, umubiri ndetse na Satani. Ubwo mu mubiri harimo igikorwa kiri oto, wowe ubwawe utangira kwirwanya, ugatangira kurwana n'umubiri wawe n'ubuzima bwawe n'imibereho yawe, wowe ubwawe uhinduka intambara yawe. Hanyuma Satani nawe agahaguruka akazana intambara ikomeye irimo ibintu bibiri bikaze. Icya mbere cyitwa ibishuko, icya kabiri cyitwa ibigeragezo. Ibishuko habamo ikinyoma cya Satani, hanyuma agakoresha n'amajeste yose y'ibishobora kukunoza kugira ngo arebe ko wahakana ibyo wagize gute wizeye. Intambara ya gatatu ni isi ibigizwe n'abantu, ibirimo abantu. Utangira guhangana n'abantu, ugatangira guhangana n'amategeko, ugatangira guhangana n'amabwiriza, ugatangira kugongana n'ibiri mu isi, ugatangira guhangana n'irari ry'amaso, ugatangira guhangana n'ibyo umuntu ashaka, besoin de base, ibyo ugomba gukora kugira ngo ubeho. Ubu ngubu bino ano mashimwe atambutse mu kanya ashimira ibyo Imana yakoze, kuba yahaye amazu, kuba yakijije, bashimaga Imana ko barokotse iyo ntambara. Nta kindi bavugaga ko hariho intambara y'ibiboneka y'ibigendanye n'iby'isi, babona ko hari icyo Imana ihushyemo umuyaga gakeya, bakagira ihumure babona. Ariko nta kace gatoya k'intambara turwana, mutazahugira mu kurwana no gushima ku bigendanye n'ibiboneka n'ibisubizo by'iboneka. Iyo ntambara Shitani ntabwo ayifitemo pourcentage nyinshi cyane. Ibye ni ugushuka umuntu no kumugerageza akoresheje ibinyoma, ndetse no kumukura muri comfort zone, kumuvana mu mwanya mwiza Imana yamuteguyemo, kugira ngo abashe kugushyira ahantu abasha kukwagisesinga gukubite neza. Hanyuma uwo abakubita bamuzi, kuko abazi ko ari umuntu wabyawe n'Imana, ari umwana w'Imana. Nicyo gituma abikora mu buryo bwo kugutereta, akabanza akakugota, akakugotesha ibibazo, ibigeragezo, akakwinjirana, agatangira kukwereka amashusho y'ibintu wagakwiye gukuhagazemo ariko by'ibinyoma. Hanyuma iyo wumviye ikinyoma agushutse, ahita kwinjiza mu kigeragezo. Icyo kigeragezo kikaba afite ubushobozi bwo kugukora uko ashaka, ariko ubu kiri umwana w'Imana. Iyo tuvuze ngo turashima Imana rero yuko twatsinze Satani, tuba dutsinze umwuka w'inzoka ufite ubushobozi bwo kutwereka ibintu by'isi bishashagirana ariko byihishe mu buriganya bwa Satani. Icyo Yesu yaragitsinze, hereza Imana icyubahiro. Ubwo yarimo asenga amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40, ngo Shitani araseruka, ngo amubwira ko agomba guhindura ibuye umutsima. Aramubwira ati ntabwo ndi muri competition yo guhindura imitsima mawe, kuko umuntu atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uwiteka. Amubwira ko Abisirayeli babayeho imyaka 40 badahinga, nta kindi bakora, ari uko Imana yavuze ngo nzabarinda gusa. Aramutsinda, aramubwira ngo ntungeragereshe ibi, ntushikishe ibi. Wasanga wenda yari amubwiye ati ntabwo uzabwiriza ngo bishoboke udafite umugore, banza ujye gushaka umugore. Wasanga yaramubwiye ati abantu bakomeye n'ahangaha n'abafite kampani z'uburobyi mu gihe cyabo, n'utabanza ngo urebe ukuntu wegeranye umutungo, ntago bazakumva. Wasanga yaramubwiye ati banza ushakishe wegeranye ubushobozi n'ubwenge, wiga uminuze, urebe ko wazavuga abantu bakakumva. Hanyuma ibyo bintu bingana n'umutsima, bingana n'iby'isi, Yesu aramutsinda. Aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'isezerano ry'Imana. Sana uhereza Imana icyubahiro, ubwira Imana ngo ndagushimiye ko hari ibyo wansezeranije, bisobanuye ko uzaza kubihagararamo kugira ngo bisohoze. Niko umuririmbyi yavuze ngo kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru shobora kwera imbuto Umwami Imana ageze gute ashaka. Ibyo babyita umugisha w'Imana. Umuntu wavutse ubwa kabiri, wabyawe n'ijambo ry'Imana, ategerezwa kugukura, ategerezwa kubaho ayobowe n'umwuka wera, kugira ngo umwuka wera amufashe gutsinda uburiganya bwa Satani, gutsinda ibigeragezo, kunesha isi n'ibiyirimo harimo n'abantu, ndetse no gutsinda umubiri we. Kuko umubiri, icyo twita health, santé, ubuzima bw'umuntu, bugira imibare minini cyane yo kurwanya umuntu. Iyo urwaye, iyo urwaje,
iyo urigize ibyago ibiriya bintu byose bitugiraho imbaraga, murabizi tugira ibimenyetso byo kurira no kubabara ndetse n'ibindi, kuko imibiri yacu nayo ijya iturwanya, ariko nayo siyo niko iteye, niko Imana yayiremye. Ndi kuganira n'aya materaniro nagira ngo nkome urusyo ariko nkome n'ingasire, niko bavuga, bibabwire rimwe byombi. Ntihakagire umuntu wavutse ubwa kabiri urangarira muri ibi bintu mbabwiye, ngo urangazwe n'ibyo shitani arimo azana, iby'isi n'ibindi. Igihorana ibyiringiro, kuko Yesu yaravuze Matayo 24 ngo ntibizabura kuba, ntabwo uzabura kurwara. Mwagiye mwumva abavuga butumwa bababeshya, ariko igihe kirageze ngo mwumve ukuri. Umubiri ukoze muri propriété physique ziri ku kigero cyoroshye cyane, ukoze mu maserire. Iyo habaye ikibazo cyo kubura ibyo urya byunganira umubiri wawe, utarya proteine, utarya ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ukagira ibyo ubura, ukagira amakaranse runaka, nta kuntu umubiri utagira ikibazo kuko ukoze mu gitaka. Kuba warwara rero si gitangaza, si n'icyifuzo gishamaje, ahubwo hari icyo twita abadayimoni. Iriya myuka, umuntu akaba arwaye imyuka mibi, ibyo bita kuyobywa, ukumva ubwenge shitani yarabutwaye. Birabyo imyuka mibi biba bikwiriye gusengerwa cyane, n'uburwayi burasengerwa, kuko bubamo imbaraga imwe yitwa ubumuga, bwiyongeramo ikindi kintu cyitwa ubumuga, ariko byose bifite aho bikomoka. Ntabwo ukwiriye rero kugwa ngo usubire inyuma ucike intege uve mu gakiza ngo nuko warwaye. Wararwaye, ni ibintu bibaho, ugomba gusenga ukivuza, cyangwa Imana ikagira ikivu ikavuga iti ndagukijije, ikabikora mu buryo bw'igitangaza, ariko ntiwabyigisha abandi ngo iyo dusenze uburwayi buhita bugenda. Ari uburwayi bufite impamvu, kuko hari uburwayi bushobora gukizwa no kuri iyi mbuto, hari uburwayi bushobora kuvurwa nuko uryamye ugasinzira neza ku gihe, hari uburwayi bushobora kuvurwa nuko ikibazo wari ufite kiguhangayikishije wumvise igisubizo cyacyo mu matwi, umutima ugahita uhindura icyerekezo, ubwonko bugakora amaproteine agatwika amamikrobe cyangwa bagiteriyani zari zikurwanya, ugahinduka. Imibiri yacu ihanganye n'ibintu byinshi bitandukanye, niyo mpamvu no mu buryo bwo kubisengera no gusaba Imana ubufasha bw'iby'umubiri ntibikatugushe. Tujye tugira ibyo twakira, tugira ibyo twumva uko bikwiye kubaho, hanyuma tubikore mu buryo bwateganijwe, harimo gusenga, kwivuza, kugoragoza uburyo bwose n'amarejime n'ibindi. Ntimugahangayike. Murabona ko noroheje ibintu. Nakunze kubona mu myaka ishize bavuga butumwa n'abantu benshi bagiye babeshya abantu bagahora bigwijeho abantu ngo bafite imbaraga zibafasha, ariko atari Imana ije kugufasha ntawagira icyo agira gute agufasha, kuko umubiri ugira ibintu byawo ufite uko uteye. Ntabwo Imana yigeze ifavoriza umubiri ngo ugire enerite, yawugize vivant, itegura ko umubiri ushobora kwangirika, ushobora gupfa, ushobora no gusaza, kuko ba Elisa bose bagiye barwara bagapfa, bararwaye barapfa. Kandi aho amagufa yari yakoze ibitangaza, ariko we yararwaye agira gute arapfa. Ntugatangazwe n'uko urwaye, shitani ntakakubyuririreho ngakunanize. Jya usenga bisanzwe, numara gusenga bisanzwe ukora ibyo ugomba gukora. Cyakora ni haba harimo abadayimoni cyangwa ibindi bintu by'impinduka bidasobanutse, habeho uburyo bwo gusenga no gufata umwanya wo kwirukana izo mbaraga, ariko ntugahangayike ngo utakaze ibyiringiro. Dufite abantu bamaze neza gusubira inyuma ku bw'uburwayi, batagifite imbaraga, gusenga byaranze, babaye abagome, barahekenya amenyo, bafite ibibazo, baraguye. Dufite abantu barembejwe n'ibibazo by'umubiri byafekise n'agakiza bibi bibazo. Dufite abantu babaye abarozi kubera impamvu z'ubuzima bw'umubiri, dufite abagiye mu bapfumu kubera impamvu z'ubuzima bw'umubiri, bananiwe kwakira degradation, bananiwe kwakira impinduka zo gushwanyagurika k'umubiri, ibyo bintu byarabananiye. Dufite abantu basenga ariko iby'agakiza babishyize ku ruhande, barangamiye iby'umubiri, by'indwara, by'ubuzima. Ni ngombwa kubirangamira, ariko kwibuka ko hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana, kandi nta bitabura kugira gute, bitabura kuba. Umubyeyi arasama, hanyuma agasama n'ubwoba, akarinda byara afite ubwoba, kugeza ubwo ambwira ati mira bino byatsi gira gutya, barakuzinze ntibyakunda. Ntabwo ari kuri bose, hari abagotwa n'imbaraga z'umwijima koko bakarogwa, ariko ntabwo ari bose. Kugeza ubwo umwana w'umukobwa ajya gushaka yaravuze ngo bazambage, ngo kuko ngo kubyara ngo ni ibintu ngo bikaze, ngo biteye ubwoba, ngugeze ngo sinshaka, abandi ntimugishaka ibise, ngo ntimwababara, ngo ibyo ntimubishaka, ngo nibakubage. Kandi muganga avuga ko wari uri ku gipimo cyiza ushobora kubyara neza, ugasaba ngo bakubage ngo kuko ibise utabishaka. Murumva rero, niba ijambo rivuze ngo umukristo agomba kuvuka ariko akanakura, nta mwana n'umwe ushobora kwihangana. Ibyo ni ubwana.
niba igise kiryana nicyo kirimo imbaraga yitumye ubu umubyeyi w'umwana. Niyo mpamvu impuhwe zizashira zikarangira, kuko niba umuntu yaravuze ati muteruremo sinshaka ko mwumva, ntabwo kandi wenda nta kibazo kidasanzwe afite, kuko hari abafite uburwayi cyangwa impamvu zituma bagomba kubagwa birumvikana, ariko bikagenwa na muganga. Ariko ubonye ngo umuntu aba ataranashaka we asinye ko azabagwa ngo ntashaka kumva, ngo yumvise ngo biryana, ni ibiki kutarabyumva? Hanyuma uko kutihangana mwamaze gusetinga birimo birafekita famiye mu buryo abantu babaye babi cyane. Ari umwana wawe buri igise gitanga affection maternelle, kuko gikora ibyo bita stimulation, gifite ubushobozi bwo kugutandukanya n'umwana mugatandukana neza nta deni umufitiye, kuko kiragustimira, kigatwika, kigatanga amasharije, ukarekura umwana neza, ubuzima bwawe bukamutanga ibyo bita mouvement volontaire, ubwonko bukaribera ko umwana asohotse agiye hanze, ugatandukana n'umwana neza. Nta mpamvu rero yindi kuba wababara ukabyara wababaye, niko Imana yabiteganije, nibwo biba bigenze neza. Arabari kuvuga ngo nuko atari wowe, ndabizi ngo muruma n'abagabo kwa muganga, ukamuruma ngo dore ngo cyayinteye ngo ngiki, ukamuruma. Ariko umuntu ukijijwe, umukristo, ihangane bibi ikimenyetso cyuko n'ibindi ushobora kugira gute kubyihanganira. Nta mwana wihangana, ariko umuntu mukuru agira gute arihangana. Rero abayizera, abakristo, abantu bizeye Yesu, dukwiye kubaho dufite ubushobozi bwo kuba bakuru. Hanyuma narindi mvuga ko Satani azana ibigeragezo, ariko hakabaho n'iby'umubiri biba biri aho bishobora kubaho bitewe n'uko ariko duteye, ariko imibiri yacu igize gute imeze. Hanyuma asa n'urambura ikiganza ubwira Imana ngo umubiri wanjye ntumvane mu byiringiro, sinzahekenya amenyo kubera umubiri, ntawe nzaroga, sinzangana kubera umubiri, sinzajya mu bapfumu. Sa n'uwatira ibintu bikomeye uvuga ngo Uwiteka, umubiri wanjye niwe wumpaye, waraworoheje bikomeye, ukura mu mukungugu wo hasi, ariko nshyiramo umwuka, none umubiri wanjye ntungushe nubwo ari umwanzi wanjye, ariko ubuzima bw'umwuka bukomeze kandi ushoboze kwihangana. Bigaragare ko ndi umukristo ukuze, kugira ngo iby'umubiri bitazantandukanya n'ubushake bw'Imana. Sa n'ukomera Imana amashyi ubwira Imana ngo ndagushimiye ko byumvise, kuko ni hano dusengera tukabwira Imana ko ibyo dushaka bihari, kandi Imana ikabiherekeza. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Itsinzi ku mubiri ni ukwihangana, kuko nta kindi wakora. Hanyuma itsinzi ku bushobozi bwa Satani ni ukumurwanisha ukoresheje ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko azana ikinyoma. Iyo ukoresheje ukuri ahita atsindwa. Noneho intsinzi ku ntambara y'abantu bariya nababwiye, kugira ngo umukristo abantu isi itapfa kwigarurira. Intsinzi ku bantu Yesu yayivuzeho, ayivuga muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 16. Yaravuze ngo mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. N'abantu yavugaga, nuko mugira ubwenge nk'inzoka, mwe nk'inuma mutagira amahugu, kandi mwitondere abantu, mwirinde abantu. Abantu bo intambara yabo irimo ibintu bibiri bikomeye ugomba kwitondera. Icyambere, iyo uhanganye n'abantu, ubuhanganye n'abantu bafite ibyangombwa byo guhangana nawe, bahawe n'Imana, kuko Imana ikunda abantu, igakunda abanyabyaha. Umuntu wamaze kwakira agakiza ntabwo arusha agaciro umunyabyaha imbere y'Imana. Hari abantu babigishije nabi, barabashuka. Iyo umaze kwakira agakiza ntabwo urusha agaciro umunyabyaha imbere y'Imana. Wowe waramaze kwakira ibyo Imana yagukeneragaho. Umunyabyaha yaje araguceka, akakunoba, akakumena, akakwica, agasigara yihana. Imana ivuga iti ivu ryawe rikavamo undi mugenzi wa kabiri. Nutabyumva nonaho uzabyumva, kuko n'uwo mwicaranye n'umuntu, kandi nawe ntiworoshye, nawe uri umuntu. Arakunoba, akakumena, akakwica, akagufunga, akagutegeka, akaguha gahunda. Ibyo bintu ni ibintu Imana yahaye umuntu mu burenganzira, kuko ikunda abanyabyaha, ikanga ibyaha. Ariko iyo umaze kwakira agakiza, akarengane ku banyabyaha barakemererwa. Ntabwo Imana ishobora kukagukiza, ntibikunda. Mwumve icyo Yesu yavuze rero. Yaravuze ngo mwebwe muzabirinde. Ndatanga ingero. Uramutse uranguye dayihatsu y'ibirayi ku isantere, hari abandi bacuruzi 5 nabo babiranguye, bo ubwabo nk'abantu bagategura kukurwanya, nta mudayimoni urimo. Mwarabiranguye 90 bizagurishwa 200, bakabishyira kuri 20. Nta mudayimoni wakwirukana, kuko nta urimo. Ngibirayi bitabora, nta murimbyi muririmbana wabikugurira ku 200, abandi bagurisha 20. Bagupangira ibirayi bikabora, nta masangisho wasenga ngo bye kubora. Ibyo mubimenye, kuko ari abantu. Ahubwo gahunda
ukimara kubona mashyize kuri 20 ugomba gukuraho rimwe ukagurisha 19 ukavana itike gusubiza mu rugo hakiri kare utarata umutwe. Nta masengesho wasenga ngo bikunde, nta mudayimoni urimo, nta no waregera. Wajya kurega he? Ko barangwe bakabimo bacuruza uko bashaka, waregera nde? Ko batanze umusoro nawe ukawutanga, waregera nde? Ngo nukubitondera rero. Umuntu naguhamagara mu bushobozi afite, niba ari umuyobozi wawe, niba ari umutegetsi, niba ari iki, akubaza ibyo ashinzwe kukubaza, uzitonde cyane, umusubize ibyo ugomba kumusubiza, umucire bugufi, utanga ibyo usabwa gutanga, woroshye ibibazo, kuko umwana w'Imana mu isi ntabwo afite ubushobozi bwo gukandagira abanyabyaha. Ahubwo iyo mvugo, iyo nsubizo, iyo myitwarire yawe imusigara mu maso. Niya kwishe ishusho yawe ntago imuvamo. Agomba gusigara ahanganye n'ubutumwa bwiza bukurimo mu myitwarire, mu mbuto, ndetse n'imvugo yawe n'isura yawe n'ubutumwa bwiza. Icyo uri cyo mu bumana kikamusigaramo, akazihana, Imana ikamubabarira. Uzi ko umuntu ashobora kwitaba titayeho. Yesaya yahanuye uko Yesu azitwara ageze mu isi. Aravuga ngo urubingo rusadutse ntazaruvuna, n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azagaragaza ukuri, azigisha ukuri, abantu bahitemo ukuri. Ntabwo Yesu yigeze aza ngo ahangane n'abantu, kuko nibo bari bafite isi bayiyoboye. Ntiyigeze ahangana n'abanyedini cyangwa politike. Yitwaye neza ku musoro, yitwara neza ku maturo n'icyacumi by'idini, yitwara neza ku misoro y'ididrakama, iriya yari amaturo yo mu rusengero, kandi n'ibitaramurebaga, kuko yari Imana n'abigishwa bari abana ba Kristo, bari abakozi b'Imana, bo bari basonewe kuri uwo musoro. Ariko ngo Petero bamufatiye hanze, agarutse abisobanuye, Yesu arambwira ati ariko niyo ubihorera, ariko ubwo wabyemeye nta kundi gendo urebe, urobe ifi uvane mu stateri uze wishyure tugende. Ntabwo yigeze ahangana n'umuntu, ntiyahanganye n'ibihe, ntiyahanganye na politike. Politike y'icyo gihe yari empire. Hariho ubwami bugeze muri 7 busimburana, isi igeze ku rwego uyobowe n'aba Roma, bari hiviri kabisa, bakaze ku rwego rukomeye. Yabanje kuyoborwa, isi yari domine ku bwami bwa Egiputa, haza ubwami bwa Shuri, haza ubwa Babuloni, ubw'Abamedi n'Abaperesi, haza ubw'Abagiriki bwahinduye ibintu byose kuba ikigiriki, telefone, telecommande, byose ni ikigiriki. Inzandiko barahindura, bagira n'ubushobozi bwo gusohoza ikizira Daniel yahanuye. Bazana ingurube mu rusengero, barayizana, abise ngo bazinuka gusenga no gutamba imyaka 400. Nirwo rupapuro rutanditseho umuntu hagati y'isezerano rya kera n'irishya. Nta mikino icyo gihe yari iriho, bagisesinga ibintu, imikorere y'Imana. Politike y'icyo gihe yari ikaze cyane. Hanyuma icyo gihe insengero nazo successivement zagendaga ziba accessible kuri bo, bazigiragaho ubushobozi. Habanje urusengero rw'ihema ry'ibonaniro, urusengero Salomo yubatse, urwo Ezira yasannye, urwo Herode yubatse. Izo nsengero zose bazigiraho ubushobozi, isira zisenya. Ntago ari Imana yabatumaga kuzisenya. Bagiye bavanamo inkingi za Boazi na za Yakini, bagakubita hasi, bagatwara ibikoresho byo mu rusengero. Nta mikino yari isi ibintu by'imisengere n'isengero n'ibindi, ntabwo ari imikino. Isi ifite ubushobozi, ntugahangane n'amategeko. Hanyuma bigeze ku bwami bw'abitwa Abaroma basimbura Abagiriki, birakara. Amateka avuga ko ari bo bantu, Roma ariyo yisha abantu benshi ku isi mu mateka, kandi yubakiye ku mbaraga z'idini. Hanyuma akarengane ku isi kabaho, abantu bakabashyira muri stade, bakabashumuriza intare zikabaryaba, ibintu bibi cyane, nta wagira icyo avuga. 60% ari abacakara baro. Nta mikino ihari, babamba abantu 1500. Uwahirahiye agatoroka shebuja ku musaraba. Nta mikino. Yagombaga kubwiriza ubutumwa. Iyo ahangana nabo nk'Imana, nibo yari kwica. Ubwo se urumva urusha umunyabyaha imbaraga? Urumva urusha umunyamategeko se? Niba umuntu ari umuyobozi afite amabwiriza guha, yubahirize. Wivuga ngo ujye ngo ndakijwe ngo umwana w'Imana, gusinkora ibi, bikore neza hakiri kare, utarabohwa, utarajya mu ngaruka z'ibyo ugomba kubahiriza, kuko si icyaha abakubwiye. Keretse yari icyaha nibwo udashobora kubikora, ukemera ukajya mu ngaruka. Ariko iyo ari ibintu bisaba kuba biruhije cyangwa wumva bikugoye cyangwa utabyumva, nk'ubu ngubu niba tuvuze umuganda, nubwo iwawe waba ugoswe n'igihuru, ariko ibwiriza ry'igihugu rikavuga umuganda kugira ngo tubone umuhanda rusange abantu bazacamo. Nushaka kuba iwawe hari igihuru, ugomba harura umuhanda rusange.
nubwo waba utabyumva cyangwa wumva bikugoye, ibyo ni ibyawe, ariko ntabwo byagirira umumaro sosiyete rusange. Niyo mpamvu umuntu ukijijwe agomba guhora yiteguye kubahiriza amabwiriza, yaba ay'isi mu gihe bitari ibyaha bigusaba gukora, yaba amategeko asanzwe cyangwa aho usengera, itorero usengeramo, byose ukagira gute, ukabihagararamo neza, ukabyubahiriza. Nabonye, haleluya, 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 ndi kubabwira ibintu mudakunda. Ndabizi ko mutabikunda, ariko ibyo mudakunda nibyo muzazira. Buriya dufite abantu muri iyi nzira, muri aya matorero yacu badakunda ukuri. Buryo niyo uvuze wenda kuri politike bakubwira bati ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki gute, biterwa n'ibyo urimo uvuga. Kuki se utakumva ibyo ubuzima urimo, ushaka kumva iki? Hari umuntu wambwiye ibanga, arambwira ati iyo uri imbere y'abantu uba ugomba kubaha ibintu bikuvuyemo kandi nta manyanga arimo. Ariko tugira abandi bantu bakora amanama buri munsi, banize kuvuga ariko bamara imyaka 10 batavuze, ubwo se bakora iki? Hanyuma tukagira abandi bantu baba kuri tele bahora bavuga nkanjye, uvuga maze imyaka 20 vuga ibindi mu nkabisohora. So ari imyumvire mibi cyangwa se ari ibindi bintu bifite uko byakurikiranwa, ariko abantu ntibakange kuvuga ukuri. Ikibazo kiravuka, abantu bose bakihisha, nta waza ngavuga ati muhumure, ubuzima burakomeje, bimeze gutya na gutya, kandi bifite mu nshingano ze, ahubwo akajya muri grotte. Uzahumurizwa na mugenzi wawe utazi cyabaye. Kubera iki habaho iyo infiltration? Ni ngombwa ko mu gihe turi abantu b'Imana, ubuzima dufite mu byo twizera, aho dutuye naho tuba, tugomba kubyumvikana tukabihuza n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ubutumwa bwiza bw'iki gihe ntibashaka gukoraho ngo ahari ngo byagenda nabi, ahubwo abari bo bakora nabi kuko badashaka guclairessa ibyo twubakiyeho ari ibiki. Turi abana b'Imana, tugomba kubahiriza amategeko yose, ibyo dusabwa, kuko isi bifiteho ubushobozi. Yesu yaravuze ngo abantu uzabirinde, ubitondere, ntuzahangane n'umuntu afite ubushobozi. Kuko ntabwo Yesu yari kuza baje kumufata ngo yari mu gashyamba n'intumwa, ngo amenya ko igitero kije ngo basiga hirya ho gato. Yashakaga iki? Yari abizi ko bari bararahiye bari abagabo ko ntawe uzahamukura kenyege, hari iwabo, bari kavukire, bari bazi ibintu byaho, kandi barindwanye ba Petero nta mikino, bagendanaga inkota. Hanyuma Yesu yarabizi ko bazarwana, kuko bari bazi ko bazarwana mu mubiri, ngo kugira ngo batabatwara umwami wabo cyangwa umuyobozi. Byari intambara ikomeye. Yesu rero abasiga hirya gato, igitero kije, asanganira igitero. Igitero kije kumufata ngo baramubwira ati turashaka umwami uri kumwe n'abigishwa muri aka gashyamba, yaba ari hehe wa mugabo we? Arabwira ati mwindengaho nije. Wakwiripotinga se bibaho ureba igitero abantu bambaye simoko? Arabwira ati woya ni jewe. Ngo avuze ngo ndi byari ijambo ryari mu mabwiriza ko cyarazirega kuvuga ngo ndi, byabaga bivuze Imana, kuko yari ndiho. Kuri bo byari bikomeye. Ngo avuze ngo nije, ngo bikubita hasi bararaba, ubundi barapfuye burya. Ngo arongera agire gute, arabazura. Arabwo ati mukomeza akazi, kuko nimugera hirya hari abarabereka ntago muharenga. Hanyuma Yesu yari afite gahunda yo kurengera abantu, ntabwo afite gahunda yo guhangana n'abantu cyangwa ngo yice abantu. Amabwiriza yose, amategeko yose twasomye ngo yakuza yagenderagaho ayoborwa n'amategeko. Ntabwo byari byiza ko agira umuntu ahangana nawe, kuko umuntu niwe wari imari, niwe wari ukeneye kubwirizwa. Ariko biratangaje iyo mbonye bateye kamera, buriya ngira imbaraga zo kubwiriza cyane, mpita nizera ko ntari kubwiriza mwebwe mwenyine, bikampa ubushobozi bwo kwinjira mu kuvuga ukuri. Rero ntavugira iwanjye. Mwumve, biratangaje kuba umuntu avuga ko yizera Yesu, avuga ko ari umukristo, yakora ikosa rirebwa n'amategeko, akaba adashaka gutanga ibisabwa, gukora ibisabwa ngo ahabwe icyo gihana gikore cy'ikosa yakoze, kandi azi ko ari umukristo. Ibyo bintu byababaje abategetsi, bibaza abapoliticiens ku rwego bagiye bacisha mu murongo kuba Kristo cyangwa bavuga ko bizera. Ufatiwe mu ikosa, umuntu nk'umunyantege nke, birumvikana nabo babyumva. Ariko aho kugira ngo uvuge uti
ndaburana gutya ibintu ndabikora gutya ndemera uko uhanwe wemere kugira ngo societe ye kukugenderaho kandi uri umuyobozi wabo cyangwa uvuga ko ari wowe uri kumwe n'Imana ugatangira gufarisifiya ugatangira guca mu zindi nzira ugakora ibintu bikomeye ku buryo ukuri imbere ushinzwe ibyo by'amategeko nawe wendaga gukizwa ahita avuga ati niba ari ugukizwa ari ukubigenda. Umuntu adashobora kwemera guca bugufi ngo ahanwe cyangwa akore igihano yakatiwe kubera ikosa yakoze, ahubwo agakora ibyo nanjye nkora cyangwa n'abarunaka bakora ibisaga kiza ntabakijwe babaho. Nicyo cyabiteye ubundi amategeko y'isi tugomba kuyumvira yaguhana bitewe n'icyo ugonganye nacyo ukagikora, yakugonga wenda harimo ibyo utumva neza cyangwa biremereye cyangwa ubona nk'akarengane, niba ari ibikorwa bitanze inyungu rusange ukemera ukabikora kugira ngo ube impumuro nziza. Ntabwo ari ukubaho umuntu ahanganye n'amategeko, ahanganye n'amabwiriza, ahanganye wiwi, oya. Nta sura byatanze. Aho ubutumwa bwiza bugeze hano mu gihugu cy'u Rwanda biragaragara ko bimeze nabi. Kuba umukristo ukuze ushyitse, kuba warabyawe n'Imana kandi umwuka wera akaba ari ukuyobora ugatsinda imyuka intambara zose zikurwanya, harimo uw'abantu. Naringezeho Yesu yavuze ngo nukubitondera abantu, ntabwo ari guhangana nabo, nta guhangana n'abantu, nta guhangana n'amategeko, ahubwo uzagaragaza ukuri, hanyuma ukuri kw'Imana muri wowe kuzahindura abandi, kuko ntabwo urusha agaciro abantu iyo wamaze gukizwa. Imbere y'Imana ikubona nk'umuntu wamaze guhabwa igisubizo cy'icyo yashakaga, hanyuma isigara irwana kuri bariya batarakizwa kugira ngo batava mu mubiri batarizera. Icyo gihe rero ntabwo wabaregaho agahanga, bakamena ivu ryawe rikababyara bagasigara bakizwa waragiye. Niba utabyumva uzabibona. Hanyuma ntabwo ari imikino. Ubu hano mwumve, haleluya, ubu ahangaha iwacu mu Rwanda cyangwa i Kigali cyangwa muri Afurika muri rusange, iki cyerekezo cyacu gitandukanye n'icyerekezo cya Moyen-Orient, uburasirazuba bwo hagati mu Barabu, mu bigendanye no kwizera Yesu no kubwiriza ubutumwa bwiza. Umuntu uri muri iki gice cy'inaha ubutumwa bwiza buzamubeshaho, ntabwo buzamwicisha. Umuntu utazabeshwaho n'ubutumwa bwiza ngo akundwe atere imbere abeho neza kubera ubutumwa bwiza, azaba atari ubutumwa bwiza afite havanzemo ibindi bintu bicarenjinga abantu. Kuko ubutumwa bwiza inaha buremewe. Uzaba wirukana abadayimoni usengera abarwayi, umurwayi agakira abadayimoni bagahunga, hagira umutegetsi ukwirukaho. Ahubwo ko bazagucungira umutekano bati uwo muntu uhirukana iyo myuka, mujye mumureba hafi aho hatagira n'umuntu ugira icyo amukoraho, niba koko abirukana atari amanyanga. Ariko niba uri muri Moyen-Orient, murasazo bwo hagati mu Barabu, kukubona na Bibiliya cyangwa uvuze ngo izina rya Yesu birangana no kuguca igihanga. Ubwo ubutumwa bwiza bw'umwimerere mu burasirazuba bwo hagati bungana n'urupfu, ubutumwa bwiza bw'umwimerere inahangaha bungana na revenue. Niyo mpamvu mu bantu babyirukiyemo bakajya kubipirata, nuko ari imari, nuko bitanga igisubizo cyiza. Ubuze reka mbabaze ko nta wagiye guteza akajagari k'idini hari hakurya muri Moyen-Orient, bagufatana Bibiliya cyangwa ngo Yesu uhita urangira, ko nta wagiye gushaka ayo maronko. Impamvu habaho piratage no gushaka gupirata ubutumwa bwiza nuko inahangaha bimeze gutyo, ari buzima bwabeshaho umuntu, ariko byamaze kugaragara ko byihishemo ibindi bintu by'amaforoda adasobanutse. Niyo mpamvu hagomba kubaho purification. Niba ubwiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana, guhindura abantu, bivuge uko biri, wasomye, uhugura abantu, uvugisha ukuri nk'uko nguko mvuga, hanyuma nurangiza ukomeze gahunda yawe. Hari umuntu uzaguhamagara ngo wabwiye abantu ko biba bareke kwiba. Hari umuntu uzarwanwa na bene wanyu gusa, bene wanyu batemera ukuri, bashaka ko kubaho batubaha amategeko, batagendera ku mabwiriza, batubaha umuryango, bashaka kwiba ngo base n'abapagani kandi barabakristo. Nibo baturwanya, abo babita abanyedini. Naho umuntu uri ayeri ku ruhande, uri mureba ukurikiye ibirimo bivugwa, abona ko ibyo uri kuvuga ntacyo bitwaye, ahubwo habonetse abantu benshi bakubahiriza ibi bintu, igihugu cyagira abantu bazima bamurikira abandi. Mwarimu yahoze avuga ati niba burarirwa cyangwa se ruriya ruganda rw'inzoga
ari rwo rucuruza cyane kurusha abandi 90% muvuga ko mwabatijwe mwese ngo mwizere Yesu mutangwe ibisindisha zinyobwa nande. hari abakongomani baza nijoro bakaza kunywa inzoga, hari bakazinywera hano bugacya batagaragara, hari abagande banywa inzoga bugacya batagaragara, hari abandi bantu baza kuzitunywera nitwe tuzinywa. Ibyo bintu byose rero abafite ubushobozi bwo kubigenzura bo bazi ukuri. Umwamwicaye hano mu rusengero mwemereye gutya ngo ibibazo bazi ukuri. haraho bagere bakavugisha ukuri. Ibi bintu urimo ni ibiki? Ngo ni amaco y'inda, ngo nageranya ngo nashanga ni imibereho batipu toka. Ni imibereho abantu bakwirirwa inyuma, ni imibereho. Iyo umukristo amaze gukura amenya kubana n'abantu. Kura umenye umuntu muzima, umenye umukristo muzima, umenye umunyamasengesho muzima, umenye umuhanuzi muzima, umenye itorero rizima, umenye uko ugomba kubaho, umenye uko ugomba kwitwara. Uraho gusa gutyo ngo mu ijuru ntago bikunda. Aho utuye hari isibo, hari umudugudu, hari akagari, nta nimero ya telefone y'umunyesi bugira, nta ya telefone y'uwakagari ugira, nta ya telefone y'umudugudu ugira, n'izina rye nturizi. Uraho gusa urareba hejuru, uri umuntu wo guteza ibibazo. Ibyo bintu byose ugomba kubihindura ko mukristo ukuze kandi wakwitaba ugasobanura ibintu neza nk'umukristo. Waba wakoze ikosa ugaca bugufi imbere y'abandi bantu bose, utagiye kwihishahisha, kuko iyo wihishahishe bariya bahita babibona bikagarukira twebwe twese. Nimutumva aya magambo muzabona ishyano. Nimutizera ukuri kw'ijambo ry'Imana kubakiye ku butumwa bwiza bw'ukuri muzabona ishyano. Kuko Yesu yaravuze ngo hari abantu bagiye mu muryango babuza binjira kwinjira. Iyo umuntu akuze mu gakiza, haba umukristo ushyitse, uzi kubana n'abantu, uzi kwitwara ku butegetsi, uzi kwitwara ku mategeko, uzi ibyo agomba gukora, uzi gusobanura, uzi kwemera gukora igihano yahawe, uzi guhindura ibintu ariko atagaragaye mu manyanga yariyo yose. Nkunda kubibabwira, iyo umuntu avutse ukavuka uri umugabo, ukabona uri umugabo, uba uri umukandida w'ibintu byinshi. Icyambere ni ugufungwa, aba aricyo kintu cyambere uzajya ushyira imbere, kuko nta kuntu waba uri umugabo. Iyo ibibazo bivutse baza gutwara abagabo, nta wavusohora umugore mu nzu. Iyo ibintu byose ni abagabo, urugamba ni abagabo, kwiba nta kundi. Umugabo niwe ufite inshingano, niwe ugaburira umugore n'abana. Hati iby'umugabo haziba nde? Urumva ibintu byose usanga ari abagabo gusa. Niyo mpamvu agahanga kahiye, uri umukandida ushobora kugenda ntugaruke mu rugo kubera amakosa wakoze ushakisha nk'umuntu w'umugabo, ariko ukavuga uti ndi umugabo nyine, ukemera. Ntabwo agakiza ntabwo tuzakabamo twarahinduye indangagaciro zo kwizera, ntibishoboka. Emera intege nke zawe, ubeho uri umukristo ushyitse. Nta mwana wemera ikosa. Umwana uramubaza uti byagenze bitati ni runa, ati bose bagahererekanya, nta wemera ikosa. Iri ritana ry'aba mwana twese tubamo nuko tudakuze. Ariko nitugira abakristo, nidukura tuzabaho dushobora guhuza iby'agakiza n'ubuzima busanzwe, duhinduka urumuri tumurikire isi. Kuko handi wacu ubutumwa bwiza bubeshaho umuntu agakundwa akabaho neza mu gihe hatarimo ibindi bintu by'amanyanga. Twagize umugisha rero, uyu mugisha ntukwiye gupfa ubusa. Niyo mpamvu bibabaza ababyeyi, bikabaza abayobozi, bikabaza abategetsi, bikabaza abantu, kuko tuba tutabikora nk'uko ijambo ry'Imana rigize gutera ibivuga, kandi ari twe tubipresenta. Kuba umukristo ukuze, niyo nsanganyamatsiko ndiho, ni ukuba uriho uzi kubana n'amategeko, n'abantu, n'igihugu, n'itorero, n'umuryango, nawe ubwawe uzi kwiyadabuta, ukiroturwa mu bintu byose, kandi ubihuza n'ijambo ry'Imana. Ibitari ukuri ukabireka, hanyuma wajya mu ngaruka zabyo Imana ikabona kugufasha. Ndabakurira inzira ku murima abantu mwese mutegereje ko Imana izabafasha mu binyoma, mu byibagirwe, muzashake bene wanyu babafashemo bakiri mu binyoma, bo bazabafasha. Ariko Uwiteka ntabwo azaza kugushyigikira mu kinyoma, ahubwo hagarara mu kuri. Numara kugera mu ngaruka z'ukuri, utabaza Imana izigira gute ikwevakiwetinge. Wowe umuntu mbabaze, muraha twicaye hano twese dufite ibyifuzo by'amadeni, turashaka ko Imana itwishyura amadeni. Imana yakwishyura ideni ujya kurifata yaragusinyiye? Ndakubaza, banza wumva ukuri kuri muri ibyo bikorwa. Ugafasha ideni nk'umuntu uri gushakisha, uri muri competition, ugomba gucuruza, ukeneye igishoro, bikore. Nibyanga wibihindura intambara.
twihindura intambara. Nta banki ya Croix Rouge ibaho, nta ya HCR ibaho, simfashanyo baguhaye. Wagiye ari muri business utanga ingwate, harimo pourcentage y'inyungu n'ibiki byose. Niba bitagenze neza kuki wiyeneriva ukabihuza n'agakiza, ugatangira gusambana, ugatangira kwiba, ugatangira kubeshya, amanyanga yose ukayemata, warangiza ukaza gusaba Imana ngo ikwishyurire ideni. Icyo ni igiki ushaka ko yishyura? Ni igiki? Banza gishyire mu mwuka usobanura icyo ari cyo. Noneho Imana ize kugufasha icyo kintu. Ni ibintu wavuganye n'Imana hanyuma akaba ari Imana igomba kubiryozwa. Ubu se wari wasenga ubwira Imana ati nyemerera ngiye guhingura muri Imana. Ntubyuka mu gitondo ukajya guhinga, wabyutse ukagenda ugakora ibyo ugomba gukora, byakwanguka bifata nk'ibintu bisanzwe byo mu isi, ariko ntubihuze n'agakiza ngo ubihindure ibintu by'imitwe. Kumva kuba umukristo ukuze ni ugusobanukirwa ireme ry'ibyo twizera, ukabihuza n'ubuzima bw'agakiza na tera uriho. Niba ari ideni byoroshye, kandi ntuzabeho afata ideni, kuko ntabwo wagenda na competition y'iterambere udafata ideni, ntabwo bishoboka. Ibikunda uragenda ku isoko ry'umurimo ugasanga bari kuhakorera bari ku gishoro byo hejuru, utujyanye ukabona ntacyo tuzakora, biragusaba gusaba inkunga muri banke, ariko ubitekerezeho ubahereza ingwate uzukore ukompeting, nibyanga ubihindura ibintu biraho, uhita wongera ushakisha ibindi ukore n'ibintu biraho. Kucyuza mu rusengero wikoreye umutwaro w'ideni, ninde wari gukoreye? Kuki utazana ibindi bintu? Kuki utazana indi mitwaro y'ibindi bintu ukora? Nuvuga ngo ibyisi cyangwa ibintu byose ni ibintu bisanzwe, ariko twebwe tubihuje n'iby'agakiza, tubaye babi, turandagaye, twandavuje izina ry'Imana. Kuba umukristo ukuze ni ukumenya guhuza ubuzima bw'agakiza n'imbuto zo mu isi bisanzwe, ukabaho ushobora kugaragariza abantu umubiri wawe ndetse na Satani icyo wamenye ko uri libre, uri hagati na hagati, udashobora guhemuka ngo uramuke, ukaba uriho uzi guhuza ibintu. Waba wacitse intege cyangwa wakoze icyaha ukihana totale, nta bindi bintu bindi ugiyemo, nta bindi bintu bindi. Niba wahombye nta kintu cyabaye rwose, nta kibazo kindi cyabaye pe. Hari umugabo mwari mwumva abantu bicaye hasi bamuseka, ari abandi bagabo ngo yahombye, ngo bamutereje cyamana bari gusa ngo hari waseka. Turi mu kazi twese turimo turashakisha, hari waseka undi. Umugabo mbwa aseka imboye, ariko byitugusha kuko ni ibintu bigomba kubaho kandi bisanzwe. Ikindi, umugabo utagira ideni nta cyizere bagirirwa. Mushaka mungurize mwese, ndaba nemera kubishyura, impanda nivuga nemera kwishyura, tuzarihuriramo. Uko umuntu utarakwishyura yemera kukwishyura nta kibazo afite. Mbonereho no kubwira abantu barara mudasinzira ngo mufite amadeni, iyo ni imitwaro mwihangishije, nimwe mwiteze ibyo bibazo. Uhangayika gute? Umuntu yarakwishyura, uremera kumwishyura, irinde kumukwepa, ugenda umwereka uko ibintu bimeze, ube hafi aho wishyure, ugire gute, ariko yo guhagarika umutima. Niba ari banke ni ingwate, nibona byanze yitange, wongere ushakisha, uvuga uti narindashe ariko mbonye umwambo utagezeyo, nongere nshakishe, wishimye, nta bibazo bindi. Kuko turaremerewe cyane. Ibyo biduteye uburwayi, biduteye stress, biduteye urwangano, bizanya amarozi. Abantu bafite ishari n'igomwa bari kurogana, umuntu aratambuka bagahekenya amenyo, ibintu birakaze ku rwego utabasha kumva. Kandi reka musare, iminsi y'iterambere ku bantu rijeho vuba niko bigenda, barahuzagurika. Abazungu barabyakiriye, bibera ku kinini n'imodoka za automatique. Noneho biragusaba kuryama saa 10, kandi wari usanzwe uryama saa 12, noneho surumva ejo uzabyuka uri muzima. Ntabwo biri buvemo. Itonde ureke guhuza ibintu nabi, tubashe kubaho ubuzima bukomeze, kuko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Umukristo ukuze gira kwihangana, gira kwirinda, gira kumenya kubana n'abantu, gira kumenya aho uri, menya byose ubimenye, kandi mwikomeze ikintu mumaze iminsi murimo cyitwa guhumiriza, mwirirwa mushakisha Imana ihite. Ibyo yahitanye twarabibonye. Icara hasi utekereze, usome ijambo ry'Imana, wumve ubutumwa wumvise, ubuhuze n'ibyo uri gukora, ubuhuze n'igihe urimo, ubuhuze n'ahantu uri, ukiranuke afungisiyo y'umutima. Naho ibintu nk'ibyo kuvuga ngo ubu dufite ikibazo cy'amashimwe, dufite ikibazo cy'amashimwe, tukagira ikibazo cy'ubuhamya bw'abantu mwizereyemo kandi si ukuri. Niba umuntu ashimye Imana akavuga ati inzoka yandumye ariko imaze kunduma Imana yankijije, uzi uko byagenze? Wari uhari? Uzi umuti yanyoye wenda aragomboye? Niba atanagomboye uzi igitangaza cyamubayeho ko kizaba nk'icyawe,
kuki uhize uvuga ngo nanjye ninduma sinzajya kwa muganga? Urumva ufite ubwenge? Umuntu arashimya aravuze ati Imana yampaye inzu, Imana yampaye inzu. Mwigeze mubona abamarayika bamanura inzu bakayitereka hano ngo bayihaye runaka? Inzira byaciyemo, hari inzira Imana yabinyujijemo, hari ukuntu byagiye bigenda. Ibyo mushima ntimubivuga. Noneho abakiri bato umuntu agahita ngo Imana itanga inzu, nta hakenewe detesi. Umuntu yatanze ubuhamya aravuga ngo navuye muri Kongo, ngo hanyuma nje ngo nyuma y'imyaka 2 ngo turenge ngo nsengera ku musozi, ngo nsenga yirindwi, avuga ibintu byose yakoze, ngo aritanga ahantu, ngo none ngo ahise ngo akira, ngo Imana ngo ahise bingarurira, ngo ngo muzamuke iyo misozi, ngo musenge, ngo mutange ibyo mufite, ngo ibice byose ngo nange muzamera nkanje, ngo ntimurebe imodoka napanitse, ngo ntimurebe amazu mfite. Kumbe iwabo kera wari umuryango ukomeye. Noneho aza wenda nta kintu agifite, ariko wahuye nawe ati mwana wa runaka, ati nuko nikusha urandagaye sha, akaba muhaye sheke. Kumuntu aragushuka ngo uzajya ku musozi ngo uzirirwa ngo utanga ibyo ufite, ngo nugera mu rugo uzasanga uzi byaraciye he. Ubuhamya subwo kwizereramo urugendo rw'agakiza ku muntu ku giti cye, nukumenya imikorere y'Imana, ko Imana igitungurana, ariko inzira yacishijemo kuri uriya siyo yawe, kuko ikintu Imana ikoze inzira inyujijemo ihite yisiba. Uzajye kunyanje tukura wambuke, ntukijijwe ntusenga, uzajyeyo uzagenda ushyireho inkoni wambuke uyanywe akwemeze. Ariko dufite ibindi bintu Imana ikora bimeze nka biriya neza neza binabiruta byo kwambuka inyanja itukura, kuko umuntu wese Imana imucira inzira. Icyo tubivugira tuba tugira ngo dutange ubuhamya bw'imikorere y'Imana, wizere mu buryo bwo kwizera Imana ko ishobora byose, utegereze inzira yawe. Ntabwo tuba tukubwiye ngo nawe genda ngo wuname muri ibyo. Oya, sicyo. Kandi ibyo tuvuga, ibyo twigisha tujye natwe tubikora. Herutse ko wigira ubudode, wijya mu nteko z'abaneguranye, abantu bari gukora ubusa, bicaye ahantu ntacyo bari gukora. Uwo munsi hari ikintu wari kuba wakoze, wari kuba wasuye n'umuntu ukamusengera ko arwaye, yazakira mukajyana gucuruza cyangwa bikagenda ukundi kuntu. Ariko uraho uri mu matiku, vayo famo, ibintu bidafite icyo bimaze bireke. Ndabigisha uyu munsi nonaha, kuko hari n'igihe umurengwe w'ubutumwa bwiza uzagera aho ngaho ukabakoraho. Mwagiye mutwumva cyane muduca amazi ngo nituvuge ibintu mushaka, mugenda muzana ibibazo, uko gustaragoringa kose suko tudafite abamiliyarderi dusengana tubana, ariko ngo kuvuga ibyaha ngo ntiyaguha miliyoni, ngo ntiyaguha ikibanza, ukuvuga ibyaha. Ahubwo bamubwiye matiku uko azatandukana n'umugore niba blessinga. Ibyo bintu bimaze bigihe, ariko biracuritse uyu munsi wa none, biracuramye. Ntabwo itorero tugikeneye abantu bo kutuyobya, dukeneye abantu bahagarara mu cyuho tugasana inkike z'umurimo w'Imana, n'ubuzima busanzwe bukagira gute bugakomeza. Shimira itorero rya ADPR cyane, kuko ibyo bintu bibiriho ku rwego rukomeye. Ibikorwa, iterambere, kumenya icyo umuntu agomba gukora, amabodi agomba gukurikirana ibyo bintu, ufite ubushobozi agahabwa support yo kubikora, umuntu wese agahaguruka agakora ibyo bintu. Itorero ryamaze kubyubaka, ubu ngubu birimo birakorwa. Ibya kera byo kuvuga ngo ugiye gusaba umuntu inkunga agize ishyari yanza kuguha cyangwa ibyo byararangiye. Ubu ngubu tugeze mu gihe cyiza, itorero naryo riri maso, abagomba gusenga nabo basenge, dukore tujyane n'igihe, tuba Kristo bashyitse bakuze batabuzeho na gato. Nkuko twasomye ijambo rivuga ngo umukristo yakiri umwana ngo ntaba atandukane n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Uzabaho nk'imbata kandi ufite umugisha. Imana yaraguteguriye iki? Umugisha. Haguruka ukanguke, usenga, ukiranuka, ukorera Imana neza. Imana ijye gutabara mu by'ukuri byose. Wabuze iki? Wahuye n'abantu badasobanura ibintu neza, kandi bakuzamurira amarangamutima gusa, barakwica. Noneho koresha n'ubwenge, koresha n'ibitekerezo, usenge cyane, ukiranuke, wumvire umwuka wera, wemere kugendana n'abantu bafite umumaro. Birabujijwe guhera uyu munsi wa none. Ntuzongere gushyira ibishoro byawe mu bintu bidahura n'intego yawe. Ntuzongere gufata igihe cyawe ugikira mu bintu bidahura n'intego yawe. Ntukagendane n'abantu badahura n'intego ugize gute ufite. Ahubwo jya ubahugura, ubahindure kuba nkawe mu gihe uri mu nzira nziza rwose. Kandi ntukagire telefone irimo abantu b'imfabusa. Oya, futa
futa siba usigarana abantu b'umumaro, ugiremo umuganga, ugire umuyobozi w'akagari, w'isibo, w'umudugudu, ugiremo gitifu, ugiremo abantu bafite umumaro, ugiremo uw'umutekano, ugaruke ugiremo ya pasiteri, hanyuma ugiremo n'aba business, ugiremo ubucuruzi bigendanye n'ibyo wiyumvamo, ugire abantu bashaka kukugira inama, hanyuma wuzure umwuka wera, ujye wiriza ubusa wabipanze ushaka kugira ngo Imana ikuyobore inzira mu byo ushaka kwinjiramo, ugenda ukomere, witegereza giti mu jisho ngo azaza kurambikaho ikiganza, ibye byabaye ibibazo, nta kiganza afite kirimo Imana, kirimo ubujura. Hanyuma rero Imana izi gufashe wowe ku giti cyawe, Uwiteka abane nawe, aguha umugisha, ukomere, ugire ibyiringiro, nurwara usenge, uhamagara umukozi w'Imana gusengere, numva hari ibintu utari gusobanukirwa barimo bakuyobya, usabe randevu ya mushumba, mubwire uti ibintu biri ndi kubyumva gutya biteye gute, agusobanurire. Nta nari muri yasanga mushumba umubaza ibigendanye n'imyizere yawe, umuzanira amatiku ngo abonye abambaye ipantaro ngo nabasokoje imisatsi, bira bintu se bimaze iki bya discipline? Ngwino uvuga uti ndumva hari ibintu ntari kumva neza, umubaze akugira inama. Abari hariya muri biro bana n'abantu, ugendane n'intego, ube umuntu uri vigilant cyangwa vigilante, kuko ntabwo bizakunda. Urubyiruko, abakiri bato, muhagarare mushikamye, mudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Niba tugeze mu gihe cy'iterambere cy'ikoranabuhanga, social media, ugiye kuri YouTube gukora iki? Banza umenye icyo ugiye gushaka muri YouTube, uyifungura uzi icyo ugiye kureba. Naho urabona notification y'umuntu wambaye ubusa ukaburemurebye, ukabona wateye umuntu igipfunsi ukabugiyeho, uzabadeyambire, uzapfurwo, kubera ko social media zose ziba zifite inyungu z'ababikora, hanyuma zikaba zidufitiye umumaro wo kujya kureba y'ibyo twebwe dukeneye byuzuzanya n'intego zacu. Bakubwiye ko uzajya wirirwa ureba ibidafite umumaro, ibyo ngibyo bikazakumarira iki? Facebook yigeho uzi icyo ugiye kureba. Hari yitwa TikTok yageze ku musaruro imyaka 10 Facebook yamaze yo yegezeho mu mwaka umwe. Urumva ko iri interesse cyane kuko isaba ibintu bikomeye kuba uhari. Hanyuma ibyo bintu umenye ngo ndajyayo gukora iki, biragufatira umwanya, ugiye kumara iki. Mu gihe hari ibindi bihari bishobora gutanga inyungu cyangwa umusaruro, hariho igitabo ugomba gusoma, hariho ibyo ugomba kureba bijyanye na business ugomba gukora. Bakora isabune gute, bacuruza bate, bigenda gute, ukagenda aricyo ugiye kureba. Noneho uraho uraryama saa 8 z'ijoro uri kuri TikTok ureba abavuga, ureba abantuza n'abantuza, ibyo bintu urimo ntago bizakugeza. Umukristo kuzafata intego akaba ariyo aho igihe cye akayiha umwanya we. Jya kuri Instagram, ujye kuri Twitter, ujye kuri WhatsApp, ugenda ujyeho. Hari n'izindi zirimo kuvuka nyinshi cyane, ariko ubijyeho ufite intego ikujyanye. Urumva bizavamo. Umuntu w'umukecuru murareba gutya ukabona arasetse, dusetse iki ngo urumva ngamuteye igipfunze ngo n'uguri kwimanguriza ngo ngamenye ngo yarayakuyemo. Ibyo bintu uri umuntu ukuze, ibyo bintu urimo n'ibiki koko? Ibyo bintu urimo n'ibiki koko? Kandi hariho abaririmbyi, hariho abahanuzi, hariho n'ibindi bikorwa bisanzwe, hariho amagambo yavuzwe n'abantu bakomeye. Wakurikirana ukumva icyo Perezida wa Repubulika yavuze, ukumva icyo yavuze ku bigendanye n'iterambere, ukumva icyo abantu abastar, abantu bagize icyo bagezaho abantu, ugakurikira ukumva icyo yavuze, hanyuma warangiza ukavuga uti icyo mvuye kumva ni iki. Ntabwo bishoboka ko abakristo nimudakura muzabasha gutanga umusaruro. Aba bategerejeho umusaruro bazahomba, kubera ko igihe cyose intego zanyu zitangana n'ubukure muzakomeza kwangiza no kwangirika no kononekara, kuko umuntu yari umwana arononekara. Nta giti gikomera ku mutwe, umutwe uba woroshye kandi urimo amatsiyeri zose, ariko iyo ugakozeho ugahita kavunika, mu gihe igiti cyo hasi kiba gikomeye. Iyo umukristo amaze gukura arakomera, nta kibi byose bigira gute bimutwara. Ariko nubyinjira mudakomeye, nta gahunda ufite, bizagutwara, uzapfa. Kandi benshi nimuhari, ntabwo ntinya kubivuga, benshi mwamaze kwangirika kubera ko mutemera gufata intego ngo umuntu abe mu bintu bifite umumaro, bifitiye itorero umumaro, bifitiye igihugu umumaro, bigufitiye umumaro n'umuryango wawe, ngo ubihe igihe cyawe, ubihe umwanya wawe. Igihe kirageze ngo ukuri kw'ijambo ry'Imana utanga igisubizo kirambye, umuntu wese akure mu by'umwuka, mu by'agakiza. Ndasoje mbabwira ko mufite ibibazo. Abantu barimo barabaza ngo ese iby'iki gihe turabihuza dute n'agakiza? Ibyo bintu nta muntu mukuru ufite imyaka 30 ugomba kubibaza. Ahubwo uko wari umeze mbere urashaka kubihindura ngo bigende bite?
natangaga icya 10 none uyu munsi maze imyaka 40 kijyahe ibyo bintu kutabibajije kera urashaka iki reka aho kijya bizabazwe n'umwana wawe uvutse uyu munsi utazi ibyo ari byo ariko wowe urabaza iki kubizi wakomeje kwizera urabaza iki hanyuma umwana wawe azabibaza Imana ifite ukuntu izamusobanurira ariko wowe uri muri giza nkana urashaka kugwa ibintu maze imyaka 30 40 ntabwo ugomba uyu munsi none kuba uri mu bibaririza urabaririza ibiki urashaka kugwa mbonereho kubabwira ijambo rikomeye iki gihugu cy'u Rwanda kuva cyabohorwa mu bibazo bya jenoside imyaka 30 umwana wavutse muri kiriya gihe amaze imyaka 30 nta muyobozi kuri televiziyo yari yumva uvuga amacakubiri ntiyari yumva perezida wa repubulika avuga ibintu nk'ibyo nta mu ministry yari yumva nta muntu n'umuyobozi w'akagari nta n'uwo baturanye yari yumva bivuga ngo avuga amacakubiri ngavuga ati abatuye hanaba abakora ibinaba bose imyaka 30 irashize uyu mwana utarigeze yumva speech mbi utarigeze yumva umuyobozi avuga ibintu bibi hanyuma uyu munsi wa none nyuma yaho nibwo ku myaka 40 azahindura akajya gusukundi cyangwa agakora ibindi atumvanya abakuru atumvanya abayobozi atumvanya ababyeyi kubera iki muvuga ngo turabihuza gute gumuko waruri ugihamagarwa ubuse nyuma umwana azazana ibibazo avuga ngo nabyigiye kurinde n'umuyobozi w'akarere wavuze iyi speech ndamwumva ni igitifu w'akagari wabivuze n'umudugudu wabivuze azavuga ko yabikuye ko njyewe mba kuri social media ndakurikirana amakuru n'ibintu byose amagambo y'ingenzi yavuzwe n'abayobozi bakomeye n'abandi ndabikurikira nakurikiye inyigisho abavuga pastor n'abashumba bigishije mbere nakurikiye inyigisho umushumba w'itagasanzwe rwimo yigishe muri 1993 hariya inyamirambo kuri stade haje perezida wa repubulika n'abandi inyigisho yigishije kuguhinduka abantu bakabana b'Imana ko uwagendera kuri ibi naba n'ubwoko ntacyo byamara utarahindutse ntacyo byamara ibyo byose abantu bumva inyigisho nziza ariko nyuma bagashaka guhinduka murahindura ibiki ibyo mwumvise Imana yabahaye mbere byihinduka ahubwo abatoya bari kuvuka Imana izabafasha ariko wishaka kugira ikintu uhindura kandi nta wakikwigishije kuzi byiza wakoze ibyiza kuri umuturage muzima wumvishe speech ziterambere nibyo kwiyunga no kubana amahoro ibindi bintu murabizana wabyigishijwe nande ku myaka 30 umuntu amaze kuba mature enough ku myaka 40 imyaka 10 iri imbere abatangiye kuba umuntu urangije amaprojet hanyuma uyu nawe kandi amaze kubyara abandi bana ubwo uwo mwana uzavuka cyangwa uwo muntu w'imyaka 40 arashaka guhindura ibiki atigishijwe yatahawe ibyo yahawe byaramuhombeje ku buryo ashaka guhindura urashaka guhindura ibiki kuki muvuga ngo ibyo twizeye ni ibiki ngo batwigishije ibiki ngo ibidutanga ngo ni ibiki ngo oya urabaza iki ayo mavuta ufite nayo umwimerere uri mushaka kumena yagumane izo mpuguro zigumane ubwo bwiza bugumane ayo masengesho yagumane ngo kwiyiriza bigumane wihindura none ikibazo ufite ni ibyiki ni shitani ushaka kugucurika haba ku rwego rw'itorero cyangwa rw'umuturage muri rusange turi mu gihe cyiza turakuze twamenye twumvise twabwirijwe twose amashereka meza aduhugura aduha ubuhanuzi atubwira kwambara neza ariko urimo uravuga ngo nambare nti urambara ute uri kubibaza nde ugomba kwambara n'amafaranga bampaye iyi nzu ni Imana yiguhaye yamanutse mu ijuru kubera iki bitagaragara uko ibyo bintu bikorwa ni ibiki ibyo bintu ni ibiki abantu bashaka kubaho bafarisifiya umukristo gira ibintu biri ku murongo ibyo urya ibyunywa ibyo wambara bisobanutse imitungo byose uvuga ngo nshobora gusobanura inkomoko y'iki y'umutungo niba no mu mategeko bibamo mugakiza niho bitagomba kubahirizwa umuntu wese ahagare kigabo kura komera shikama sobanukirwa usobanure umenyesha abandi uhugure uteshe wigishe ubyare urere haleluya uheke kandi ucutse kandi utanga umusaruro mwiza kububwiriza kwa muturanye kwa mubana kwa mugendana kubakuzi kubakubonye aha nahariho hose ubu mukristo muzima utabuzeho na gato kandi ntugire umuntu beshera ko yakugushije ntugire umuntu beshera ko ntabwo uri kirondwe ntabwo uri parazite
ngo uvuge ngo ndi parasite kuri runaka ngo niwe nometseho ngo none yanguye ngo ubwo nanjye naguye, urabesha. Agakiza ni individuelle, agakiza ni singo kaza ku muntu ku giti cye, uhura n'Imana ikagufasha kukuyobora ikagukuza. Ahubwo wewe wanga gukura ugahora udedeza ngo urafata kuri barunaka na barunaka bahirima nawe ugahirima. Ntuzongere kugira ububeshera, nta mupasiteri wakugushije, nta mugenzi we wakugushije, nuko nawe winjiye ntiwamenya ibyo wakiriye ngo bigukuze bigukomeze. Uradedeza, ntiwabirira ku gihe, ntiwabikorera ku gihe, ntiwabimenyera ku gihe, ukomeza gushakisha ukabakaba. Oya, uyu munsi Imana iravuze ngo kura, akira ubukure mu buryo bw'umwuka. Nta wakugusha, nta uzakugusha, nta wagushobora, na Satani ubwe ntiyagushobora. Igihe cyose wumvira umwuka w'Imana. Ndahanura ko Uwiteka agendereye abantu bemera kuba abana b'Imana, kandi igihe kirageze ngo ubushobozi bwo gukora kwiteka buganze ku bantu bose bemera gukura, kugira ngo uhabwe kurya ibiryo bikomeye. Urahaguruka dusenga Imana niba ushaka gukura mu buryo bw'umwuka. Twinginga Imana ize idukuze, iduhe ituvane ku rwego rwo kuramizwa mata, yego dukure, dutangire kurya n'ibintu bikomeye, tugire umumaro muri iki gihe. Haguruka ku maguru yawe yombi niba ugize icyifuzo cyo gukura, kuba umukristo ukuze. Itorero rigushakishe, abaturanyi bagushakishe, ahantu wakugisha inama, ukure uve mu bintu by'ubwana. Bwira mushumba nyegere hano dusenga Imana. Imana itanze business nziza zizageza abantu ku cyerekezo muri aya materaniro. Mu gihe cyose wakiriye gukura mu izina rya Yesu, urambura ikiganza byakire. Uzacuruza neza, uzunguka, kandi nuhomba bizaba ari inyigisho. Riki Warren yaravuze ngo il faut essayer au moins 4 fois. Uzahomba inshuro enye, iya gatanu ntago uzahomba. Uzamaze kumenya gahunda. Rambura ikiganza uvuga ngo nakiriye gukora nkunguka, ndi umukristo ukuze ushyitse utabuzeho na gato. Nta mujuru uzakwibanga bihe ntibizakunda, kuko uzaba nawe umaze kumenya icyo gukora. Ongera urambura ikiganza wakira umuryango muzima, uzabyara umwana muzima ufite ubwenge, umuhugure, umwonse, uzamutwita nta bwoba ufite, ubizi ko aje kwisi, umubyare nta bwoba, umuhe gahunda, umwereka amasezerano, umubwire iby'Imana ikora. Akira umuryango muzima mu izina rya Yesu, kuko nta mukristo ukuze oya wabyara abadafite umumaro, ntabwo bishoboka. Uko niko umwuka wera avugiye muri aya materaniro kubw'ijambo ry'Imana umaze kumva niba waryize. Imana iguhaye kuba umunyamumaro mu itorero ryawe. Uzatanga umusaruro, uzubaka urusengero, uzatanga icyacumi, uzatanga amaturo, uzakorera Imana. Nuba ntaho ufiteho kubikura, uzabisengera, Imana igutera iyo nkunga. Uzaririmba wambaye neza, uzaza mu rusengero ufite nkuru rurimo klimatizeri nkizi, rumeze neza. Uwiteka azagutera inkunga nubikora ukuze. Ntazajya urukuyobya. Rambura ikiganza uvuga ngo nirukanya abayobya, ntazajya urunyobya. Mbahambira urusyo mu ijosi, mbataye imuhengeri. Niko Yesu yavuze Matayo 18 muhereye ku murongo wa mbere. Uzayobya umwana muto, azahambira urusyo mu ijosi, atabwa imuhengeri. Sinshaka abanyobya bamvana mu itorero, bamvana mu rusengero, bamvana mu gukiranukira Imana, bamvana mu kumvira amabwiriza n'amategeko yaho ntuye n'igihugu cyanjye. Sana urambira ikiganza uvuga ngo nirukanye izo mbaraga zandwanyaga mu izina rya Yesu. Nakiriye gukura, nakiriye kuba umukristo ukuze, ushitse, utaruzeho na gato. Ndahanura gukira uburwayi. Rambura ikiganza cyawe wirukana uburwayi bwari bukurimo. Ntabwo wazatera imbere n'uburwayi bwa nta kigenda, bw'abantu bakwanga, bw'ishyari, bwo guhagarika umutima. Imana yirukana ibyo bintu. Hari uburwayi bw'umubiri busanzwe, ariko hari n'ubundi buza kubera impamvu zo kudakura no guhora uhanganye n'isi n'abantu. Rambura ikiganza cyawe. Uwiteka agukijije nonaha kubwo kwizera ijambo, kwizera ukuri, kwemerera Imana, kuba umukristo ukuze, ukava mu matiku, ukava mu budonde, ukava mu bayobya, ukava mu bigare, ukava mu nama z'abanyabyaha, ukumvira Uwiteka. Imana igukuyeho indwara yawe, uhawe kubohoka, ukuweho karande yarera kwibasiye ikwibesheho. Dore Uwiteka arambuye ukuboko kwe kugira ngo ahaze kwifuza kwawe. Ntabwo uzicwa n'umugongo, oya. Ntabwo uzicwa n'umutwe, oya.
oya ntabwo, oya ntabwo uzicwa n'igifu, oya hari icyo umwami Imana avuze, uzabaho nk'umwana w'Imana kuko Imana igufitemo umumaro nk'umukristo ukuze. Ntabwo umurozi azaguhitana, niko umwuka wera avuganye ntabwo azaguhitana, ntiyagusimbura, ntiyahagarara aho uhagaze, ntabwo azagushobora. Rambura ikiganza uvuga ngo ntawe uzanshobora, Uwiteka ampaye gukura, nizeye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kebuka umuntu ukwegereye nkubwire icyo umubwira, mukebuka umurebe neza mu maso, mubwire ngo Imana yirukanye ubwoba bw'ubuzima mu buzima bwawe, ubwoba bw'ubuzima n'imibereho. Mubwire ngo Imana ikuramburiye ukuboko, uzabaho uri umukristo muzima mwiza ukuze, uzarya, uzambara, uzarera, uzaheka, uzashyingira, kandi nawe uzashingirwa, uzabona ibirori byiza nuba umukristo ukuze. Imana igufitemo umumaro, ubwigukujije ugiye gutanga igisubizo, ibyo byose urabigenewe. Mubwire ngo Imana irabigupangiye, urabigenewe. Humura, ntuhagarike umutima, ntuzasigara inyuma, uzajyana n'abandi. Imana izaguha ubwenge, izaguha ubushobozi, uzubaka, uzatanga, uzagaba. Imana ishimwe mu izina rya Yesu kuko uri umukristo ukuze. Imana igutezeho umusaruro, igutezemo umumaro. Ukimureba mubwira ngo shira hasi intege nke, irukana ibyaha muri wowe. Mubwira ngo ntuzongeye gukora icyaha, irukana satani, ntugasubira inyuma, ntukagwe, ntukagushwe n'umuntu. Mwatureho ibyo bintu. Mubwira ngo komera, kiranuka, kizwa, senga, baho. Haleluya. Zamuka, uzamura abandi, ambuka imigezi, uzambutsa abandi, zamuka umusozi, uzazamura abandi. Ntukongere kwiba, ntukongere kwiganyira, ntukongere gusambana, ntukongere kubesha. Byose bivemo, va mu guta igihe. Imana irakuzamuye, iragukujije, ubaye mukuru, uvanga nk'imyenda y'uduhinja, uyikuwemo, wambitswe ikanzu nziza, wambitswe ingofero nziza, wambitswe umukandara mwiza, hariwo kuri kw'Imana, wambitswe ingofero yo gukiranuka, uhawe intwaro, dore uhawe kwizera. Haleluya. Nk'ingabo igukingira. Mubwira ngo wambitswe inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Mubwira ngo Imana irakuvuguruye, ubaye umukristo ukuze, urashitse, urakomeye, nta muyaga uzongera kugushobora. Kutabimubwira, mubwira ngo nta muyaga uzongera kugushobora. Abagambo bakuvuga ntacyo azagutwara, abakwanga ntacyo bazagutwara, abagucira ibico ntacyo bazagutwara. Bimubwire, mubwire ngo Uwiteka aragukujije kugira ngo bacike. Abatera kwishura imuto ntago bakwica wakuze. Mubwire ngo Uwiteka kugendereye ntacyo uzaba, ntacyo uzabura. Imana ihagararanye nawe mu gihe nk'iki gikomeye. Uzabona umugisha muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mubwire uzabona umugisha mu mahanga, uzabona umugisha mu byiza, uzabona umugisha mu bihe, uzabona umugisha ku bantu, uzabona umugisha Haleluya. Kubiboneka nibitaboneshwa amaso, Imana irabikugeneye. Umubwire ngo wezwe, ukiranuke kuko Imana ishaka kukugira umuntu w'umumaro. Guhera uyu munsi wa none ukure. Mubwire ngo wumvire abakuyobora, wumvire amategeko, wumvire itsinda ubamo, wumvire, uce bugufi, ntiwishyire hejuru. Kutamubwira, mubwira ngo ntuzongeye kwishyira hejuru, icishe bugufi, Imana izaguheramo umugisha. Mubwire ngo ibintu byawe Imana irabiteruye, irabigutwaje, ahubwo byakire. Hari ibyo uzakira mu kwihangana, hari ibyo uzakira mu guca bugufi, hari ibyo uzakirira mu gusenga, hari ibyo uzakirira ku baturanyi, hari ibyo uzakirira ku buyobozi, hari ibyo uzakirira kuri leta, hari ibyo leta izaguha, hari ibyo itorero rizaguha. Impande n'impande, ugoswe n'abagomba kuguha. Mubwira ngo ugoswe n'abagomba kuguha, ahubwo b'umuyoboro mwiza bakubonemo icyizere, kuko ntawaha umwana ibyangombwa, ntawaha umwana amafaranga, bagutinyaga. Ubwo Imana igukujije ugiye kubona umugisha. Uwo mugisha wacu, mubwire ngo akira uwo mugisha, akira ayo mafaranga, uko uzayakoresha neza. Iyo nzu uzayikoresha neza, ayo mafaranga, ego iyo modoka uzayikoresha neza, abo bana uzabana nabo neza, uwo mugabo n'umugore muzabana neza. Iryo torero ryakire, rizagufasha kandi nawe uzarigiramo umumaro kuko ubaye umukristo ukuze. Kuko abana ntabwo bajya bahabwa inshingano, abana ntibagirirwa icyizere, ariko ubwo Imana igukujije nawe rata ubonye kugirirwa neza n'Imana. Kandi kuva uyu munsi ujye wemera ukuri, kuko umuntu ukuze wese yizera ukuri. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma urambura ikiganza cy'iburyo mushumba, dusabire umugisha w'ibyo twizeye, kandi birakora nk'uko Imana yabigambiriye. Kandi wakoraga icyaha ntazongere gusubirayo.
cyakora utarakira agakiza we yansanga hano imbere tukamusengera by'umwihariko. Ubu utarakira agakiza n'umuntu wumva waguye akaba yumva akeneye ibiganza n'amasengesho y'umwihariko, we waza hano wihuse cyane, noneho tukagusengera by'umwihariko. Banguka niba ushaka kwakira agakiza, niba wumvise warataye igihe cyane mu byo ijambo ry'Imana ryavuze ukumva ukeneye ko tugusengera, ngwino hafi aho ngaho, uce bugufi, wicire bugufi, maze tugusabire umugisha w'Imana. Mwe kwicara tubanze tubasengere Imana, hanyuma mushumba agiye kubasengera muri rusange asaba umugisha w'ibyo twizeye. Mwarimu nawe arabayegera bari barambitseho ikiganza avugana nabo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye turi imbere yawe Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, nibwo dutegurira ibyiza kandi ijambo ryawe ni rikuru. Turagushimira Mwami Imana byo twakiriye muri ryo. Mwami Imana yacu hari ibyo dutegurira byiza kandi abantu bagomba kubyakira n'amaboko ashima, n'imitima yejejwe, n'imitima myiza, n'ubwenge buzima. Mwami Imana yacu turagushimira ijambo ryawe kandi turaryizeye ko ibyo dutegurira ni byiza, niko ijambo ryawe rivuga ko ibyo tugambiriyeho ni byiza. Niyo mpamvu Mwami Imana tukwizeye Data, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nishirwe hejuru. Urakoze Mana, ushimirwa yuko waduhamagaye ukaduha ubuzima ngo duhagarare ahantu mu nzu yawe. Mwami Imana nyiribihe, tugushimiye umugaragu wawe unyujijemo ijambo ryawe ngo abantu bahabwe ibikwiriye bituruka kuri wowe. Natwe turasenze Mana ngo uzushyigikire buri wese, ibyo agerageza byose ubimuheremo umugisha kandi utanga imbaraga kugira ngo buri wese akomere mu byo yizera. Ko ijambo ryawe ni rikuru kandi niryo riturera rikatugeza ku kigero gishyitse. Urakoze Mana, izina ryawe nishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Ni wowe Mana nyamana.